narose ngo mbona indege ya helicopter irimo indasagura, yewe datawe yumva amasasu irimo indasagura, nanjye nirukanka mpunga ngiye ko nambona abagabo babiri baraje, mbona umwe yambutse uruzi afata hakurya, undi nawe anti inyuma ahita ambwira ati simbukira mu mazi, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo ngewe ubwanjye mpagaze mu butware bwa Yesu Kristo, kuko kandi ukaba uzi neza ko uhagazemo. Kuko kuva na kera najyaga ngira ikintu cy'ubwoba, cyane cyane mu gihe cyo kuryama, najya kuryama nkumva mfite ubwoba, nkumva iruhande rwanjye hari ikintu gishobora kuba gihari. Nshuti mwene data, reka ngushimire wowe tugiye kongera kubana uyu munsi, uhawe ikaze. Reka mvuge ngo nizere ko wishimira inkuru z'Uwiteka mpora nkugezaho umunsi ku wundi, kuko icyo Uwiteka abagamije ko nge nizera ko ari we uvugira muri ngewe, ni ukugira ngo ubwoko bw'abana be bose, uwo ari we wese abashe kuzabona ubugingo buhoraho. Icyo rero uyu munsi nanavuzeho, nanabijeje mu nkuru y'ubushize, ko uyu munsi tuzarebera hamwe uburyo ki umwana w'Imana aba afite dayimoni muri we, n'uburyo yakura izo dayimoni muri we. Ese niki cyagaragaza ko umwana w'Imana mu by'ukuri afite dayimoni muri we? Twese mpora bivuga mu nkuru nkunda kuvuga, nibaza ko hari mutazarambirwa kuba nabisubiramo. Umwana w'Imana ni uwaremwe n'Imana wese, uwo ari we wese wavutse uriho ku isi, ni ukuvuga ngo ni Imana yamuremye, nuko Imana yemeye kwabaho, uwo ni umwana w'Imana. Ariko noneho ahangaha ndashaka kuvuga babandi bavuga ngo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaba azi ko rwose azi Imana, akaba azi ko yemera Imana, akaba azi ko akora imirimo imwe n'imwe, avuga ati nukuri nzabona ubugingo nanjye buhoraho, nzabane na Yesu Kristo mu bwami bw'ijoro. Uwo ni we rero ngiye kwibandaho uyu munsi, wo kuvuga ngo ese uwo mwana w'Imana umeze gutyo yagira dayimoni muri we? Ikintu naheraho, hari inkuru nigeze kuvuga mvuga imirimo ya kamere, kandi iyo mirimo ya kamere nabivugaga mvuga ngo ku bana b'Imana. Iyo nkuru niba utarayumvishe wasubirayo ukayumva. Niba ufite iriya mirimo ya kamere mu mutima wawe, muri wowe, nuko ufite dayimoni muri wowe. Icyo ngicyo ubwo reka bari cyo mpita mpera mvuga ngo niba ushaka kumenya ko ufite dayimoni muri we kandi uzi Yesu Kristo waramwakira nk'umwami n'umukiza, uzasome nyine iriya, uzakurikirana iriya nkuru, uko usoma uriya murongo, wumve neza, wumve iyo mirimo yose uko igitandukanye n'imirimo ya kamere, kandi uyifite nuko Satani abatuye muri wowe, niwe ubu gukoresha. Ubwo rero kugira ngo nanone ubashe kumenya ko ufite dayimoni muri wowe, nuko uba wanga ibintu by'Imana. Ushobora kuba nk'ubu witwa ngo uzi Imana, usenga Imana mu by'ukuri pe, ariko ugasanga wenda niba bakubwiye ati tujyane gusenga, tujye muri ibi ngibi, ukumva kandi ukaba nta n'indi gahunda wari ufite, ariko kumva ibyo bintu utahise wumva wishimiye kuba wabibonekamo. Akenshi hari n'umuntu utinya kubibonekamo, kuko ahita avuga ati hari ahantu nibasenga bakandondora ko numva mfite ibyaha runaka, bakabivuga bakabimenya, ugahita wumva mbese hari ikikubujije kujyayo. Atari uko utazi Imana, atari uko udasenga Imana, ku cyumweru urasenga, usoma Bibiliya se, ugira ibihe, ariko ukaba wumva ko hari ahantu badashobora kubwira ngo ngwino dusengane ngo ube wajyayo. Kubera iki? Kubera ko wumva nyine udashobora kugerayo, uvuga uti hari n'ubwo wenda ushobora kubyanga bitewe n'izindi gahunda wumva ushaka gushyira imbere, utari uko unazifite, ahubwo wumva ushaka guhita utangira kuzishakisha mu mutwe wawe, ugahita uvuga ati reka mbanze ntekereze numve buriya nta kindi kintu nari mfite. Wowe ukumva uri gushaka kujya kugishaka kugira ngo ubwire uwo wari ugutumiye ngo urumva sinzaboneka ku mpamvu iyi n'iyi, ariko mu by'ukuri atari uko iyo mpamvu ihari, ahubwo ari impamvu uri gushaka kugira ngo utazaboneka aho hantu. Niba wumva rero ibyo bintu bikubaho, nuko ufite dayimoni muri wowe, kuko niyo yanga ikizwe ijambo ry'Imana. Rero nko ku bantu wenda bashobora kugira nk'ibitekerezo byo kwiyahura, ibitekerezo byo kugira ubwoba, ibyo bintu nta na rimwe Mwuka Wera yaguha ibitekerezo nk'ibyo ngibyo. Iyo ufite ibitekerezo nk'ibyo muri wowe, nuko ufite dayimoni muri wowe, ari yo kongorera ikubwira iyahure, ntacyo umaze, ntacyo uzimarira, ntacyo uzageraho. Ubundi se urabona wowe aho byahereye kuva na kera, ukumva muri wowe nyine ibitekerezo bibi, nyine ufite ibitekerezo bibi bikuganisha ahantu habi, bikwambura ubuzima bwawe. none ukumva rero ufite n'ubwoba, ukagira ubwoba, ukajya wumva ese ubuzima bwanjye ejo hazaza, ubundi subi n'ibiki bimeze gute? Ariko reka nkubwire ngo dusomye muri Timoteyo wa 2 igice cyawo cya mbere ku murongo wa 7, aho ngaho Uwiteka yatubwiye iki, havuga iki? Reka dusome. Haranditse ngo kuko Imana itaduhaye umwuka w'ubwoba, ahubwo yaduhaye uw'imbaraga n'urukundo no kwirinda. Niba Bibiliya bivuga ngo kuko Uwiteka ataduhaye umwuka w'ubwoba,
bivuga ngo rero niba ugira ubwoba muri wowe, nuko ubwo bwoba buturuka hehe? Ku mubi. Hari ukuntu ushobora kugira ubwoba ukaba wumva mbese ubuzima bwawe ukabona tekereza rega ejo hazaza wibaza ngo bizagenda bite, ukabona tekereza uvuga uti uyu munsi Yesu aje se ubundi twajyana, ukumva urahangayitse, ukumva mbese muri we ntibikunda, nturi kumva nyine wizeye ejo hazaza bizagenda gute. Nuko ubwo bwoba ufite demoni muri wowe iri kukumvisha ngo Yesu anaje ntago mwajyana. Kubera iki? Kubera nyine ubwo ibindi nawe uba muri kwisuzuma ukavuga uti ibi bintu ntago bishoboka. Aho hantu rero uba ufite dayimoni muri wowe. Ubundi nanone ikindi kintu kigomba kukwereka ko uri umukristo ariko ukaba ufite dayimoni muri wowe, nuko uba ushobora gukunda icyaha ukabura n'imbaraga zo kukireka. Hari ukuntu umuntu ushobora kubona ukabona mbese hari nk'utwaha wagize utwaha dutoya, utwo kudukora ukumva nta n'ikintu bikubwiye, ukadukora ukumva nta kibazo. Iyo wumva nta kibazo ufite muri wowe cy'icyaha wakora cyangwa cy'ibyaha by'abandi ureba, cyangwa ukabireba wabona umuntu akoze icyaha runaka ukumva ni ibintu wishimiye, cyangwa ukumva ni ibintu usetse, ukumva nta kintu we bikubwiye, ujye umenya yuko ufite dayimoni muri wowe. Cyane cyane ko niyo udafite imbaraga zo kukireka, nuko ufite iyo dayimoni muri wowe ituma mbese ikurusha imbaraga, ituma utabasha kureka icyo cyaha. Aho hantu rero icyo nshaka kuvuga ni iki, nuko mu gihe wowe ubwawe ubundi, kuko iyo uri ufite Yesu Kristo muri wowe yaratuye mu mutima wawe, ubundi ubukwiye kumwumvira ukumva icyo akubwira. Kandi niba Yesu Kristo ari muri wowe, Yesu Kristo yanga icyaha, umwuka wera yanga icyaha. Ntabwo Imana yatura mu mutima wawe ngo noneho ngo yishimire icyaha cyangwa ngo yumve inaniwe kureka icyaha, ntabwo bishoboka. Ahubwo ubwo icyo gihe nuvuga ngo ufite dayimoni iri kukuganza, wowe ubwawe ukabasha kuyumvira, ntubashe kureka icyaha. Ikindi kugira ngo ubashe kumenya ko waba ufite dayimoni muri wowe, nuko ushobora kuba ugira inzozi mbi. Nk'ubu ukaba buri gihe ukumva nyine ugira inzozi mbi, urota wenda ibintu by'inzoka, urota wenda ibintu nyine wenda by'ibyaha wabayemo kuva kera, ukaba uzi ko wanabyihannye, ariko ukabona ibyo byaha birongera bikagaruka kuri wowe, ukabona mbese ni ibintu udashobora kubasha kumenya uburyo byitwaramo, ukabona ni ibintu nyine biguhora bikubangamiye, ukabona mbese ugasanga nta buryo ufite bwo kumva uburyo byakuvaho, kandi ukabisengera ariko ukabona biracyagaruka, ukumva nyine ibyaha wabaye muri kubirota, mbese ukumva uri kurota inzozi mbi, ukarota wenda cyangwa se ukarota unigagurwa, ukarota usambana, ukarota mbese ibintu nk'ibyo. Izo nzozi zose iyo bimeze gutyo, nuko ufite dayimoni muri wowe mbese ikugutesha umutwe, ihorera aho ngaho, ariko warabuze uburyo ugomba kwirukana. Kandi mu by'ukuri nyine uri umwana w'Imana. Ikindi, kugira uburakari budasanzwe, ugasanga uri umuntu ushobora kuba urakara, ugasanga urarakara mu by'ukuri atari ibintu gusa nakubwira gute, kuko ubundi niyo umuntu yaba akugiriye nabi, niyo umuntu yaba akurakaje, ubundi iyo ufite Yesu Kristo utuye muri wowe ntago ashobora kurakara. Ibyo urabireba ugahita uvuga uti Imana imubabarire, buse kubera icyo niyenjejeho, buse namukoreye iki, kucya nkoreye ibintu ibi n'ibi. Ibyo akaba ari byo wibazaho, ariko ntibigere mu mutima wawe. Ariko iyo byageze ku mutima wawe bikagukomeretsa, ukumva urababaye, ukumva ugize uburakari budasanzwe, cyangwa ukagira amagambo nyine uvuga yandi mabatewe na bwa burakari ufite, ujye umenya ko ufite dayimoni muri wowe. Iyo ni dayimoni iguteza kurakara, igutera kuvuga nabi. Ubwo rero icyo kintu nicyo navugaga ngo ese koko umukristo yahamenya ko afite dayimoni muri we. Izo ni ingingo zimwe na zimwe, utwo nutu examples navuga ngo nguhaye, ariko nanone wongere usubira inyuma ukurikire wumve na ya nkuru navuze yo kuba waba ufite imirimo ya kamere muri wowe. Iyo mirimo ya kamere nayo ni imirimo myinshi igitandukanye yagutera kumenya ngo ese mfite dayimoni muri njyewe. Niba ushobora kwicarana n'abantu ukumva abantu bari kuvuga nabi umuntu runaka, ugashyiraho comment nawe ukavuga, uba ufite dayimoni muri wowe. Niba abantu mbese ufatanya n'abantu imirimo mibi nk'ibyo byose, uba ufite dayimoni muri wowe. Niba wenda tuvuge ushaka gushimisha abantu mu buzima bwawe, ukumva kugira ngo wambare umwenda runaka wenda wumve watambuka, ukavuga ubusa abantu bari bumbone gute, ukavuga ngo reka nambare gutya, cyangwa ukavuga se uko ngiye kujya kuriya, ngiye kugera mu bantu, cyangwa ngiye gukora iki n'iki, nabigenza gute, nakora iki, ugahita uvuga utoke reka nkore gutya. Mbese uri kumva ko wowe mu by'ukuri ufite dayimoni muri wowe iri kugushaka kukwereka ngo kugira ngo wumve ubuzima bwawe bubayeho neza, ifashisha abantu, ifashisha ibyo byose. kandi Imana ntago ari cyo idusaba. Reka bikwereke mu Bagalatiya igice cya 1 ku murongo waho wa 10 haranditse ngo mbese noneho
ni ishimwe ry'abantu nshaka cyangwa ni iry'Imana, cyangwa se ni abantu nshaka kunezeza? Iyaba nkinezeza abantu simba ndi imbata ya Kristo. Bivuga ngo rero niba ushaka kunezeza abantu aho kunezeza Imana, ntabwo buri imbata ya Kristo, ahubwo buri imbata y'abantu. Icyo gihe rero urumva niba ukuteza icyo cyo gutuma wumva ushaka kunezeza abantu mu buzima bwawe, aho ushaka kujya bandebe, ibyo ushaka gukora runaka ndebe, ndibwereke runaka, ikintu cyose uri kwiyereka abantu. Waba ushaka kubatizwa, ubushize navuze ku mubatizo nabwo, waba ushaka kubatizwa ukavuga ngo reka niyereke abantu nk'uko nabatijwe ngo babone ko nyine ngo nihanye ibyaha. No, icyo gihe uburi imbata y'abantu, ntabwo uburi imbata ya Kristo. Kandi ibyo byose uri kubikora uzi ngo uri umwana w'Imana, ufite Yesu Kristo muri wowe, ariko urumva ufite iki? Ufite na dayimoni muri wowe. Ikindi kintu ushaka kuvugaho ni iki? Iyo ufite amagambo asohoka mu kanwa kawe mabi, ugasanga nawe ubwawe uriyaturiraho ibintu bibi, ugasanga nawe ubwawe uri kwaturira ku bandi ibintu bibi, uriya Mana yanjye we yabaga yarabuze ubuzima, uriya urandebera ari kuza imirimo ye, yabaga yarimbukaga, umva sinjye uzabona ibi bintu bimubayeho, ukabona na wa wundi witwa ngo ni umwanzi wawe uri kumwifuriza ikibi, kandi icyo kintu Imana irabitwangira. Noneho niyo wowe ubwawe wiyaturiraho ikintu kibi, ugasanga uri kuvuga ntacyo maze, undi se ko abandi babigeraho ngiye ko nabonye ntabyo ngeraho, reka tu ngewe nta nubwo ibingibi nzabikora rwose, nta bushobozi mfite, ibyo bikwiriye abandi, ngewe ibyo ntabwo Imana yabingeneye. Mbese ukasanga ufite amagambo y'amaganya y'ibintu wiyaturiraho ubwawe bidasobanutse. Reka ngusomere mu Imigani igice cya 18 ku murongo waho wa 21 haranditse ngo ururimi ni rwo rwica kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Bivuga iki? Bivuga ngo ururimi ni rwo rugutunze, ururimi ni rwo rukugeza mbese wowe aho ushaka kugera. Niba utunzwe rero n'ururimi wowe bitewe n'ibyo wowe uvuga, urwo rurimi uvugisha mbese uravuga ibiki? Kuko ibyo uvuga nibyo ruzakuzanira. Nuvuga ibyiza ruzakuzanira ibyiza, nuvuga ibibi ruzakuzanira ibibi. Iki kintu nshaka no kuzakivugaho rwose, abantu basobanukirwe ururimi rwabo bakwiye kurukoresha bingana gute. Niba koko ururimi rwawe ushobora kurukoresha ibyiza, uvuga ibyiza rukakuzanira ibyiza, kuki tudasobanukirwa ko dukwiye kuruvugisha ibyiza mbese rukatuzanira ibyiza? Kuko ngo tuzatungwa n'icyo mbese rutuzanira ibyo twebwe twavugishije ururimi rwacu, nibyo bizadutunga. Rero nshuti mwene data, ukwiye kumenya yuko kugira impungenge ntago ari ibintu by'abana b'Imana. Kwa kundi uhora uhangayitse utekereza nzarya iki nzanywa iki, ibyo ngibyo turabizi, Uwiteka yarabivuze. Ntago ukwiye kwirirwa wiganyira wibaza uzarya iki uzanywa iki. Ariko ngusomere no ku Bafilipi igice cya 4 umurongo waho wa 6 haranditse ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Ubwo rero niba uri umwana w'Imana ukaba wiganyira, kandi Uwiteka akubwira ngo ntukagire icyo wiganyira ahubwo bimusabe. Uwiteka ntiyabitubwiye, atunze byose, afite byose, nta na kimwe kimunanira. Kandi rega ni Imana, nta na kimwe kimunanira, atunze byose, afite byose, kubera icyo wiganyira. Iyo rero wiganyira nuko uba ufite dayimoni muri wowe, ari ikongorera igutera kwiganyira, idatuma wumva ngo wiyibutse amagambo y'Uwiteka icyo akubwira niki. Urumva rero ibyo byose ni igituma mbese tudasobanukirwa ko dufite dayimoni muri twe, twumva wenda n'ibitekerezo byacu ni ibintu bisanzwe. Ariko burya ikintu cyose kikongorera cyangwa wumva n'igitekerezo cyawe ariko kikaba kidahuza n'ijambo ry'Imana, nuko ngo waba ari Satani, aba ari dayimoni ituye muri wowe. Kandi uburyo dayimoni yinjira muri wowe n'ibyo byose, utwo tuntu duto duto, niyo waba wiba, niyo waba ugira gute, akantu kose nyine waba warakoze, umuryango waba warakoze, ibyo abantu bose ukomoka baba barakoze bitigeze bikurwa mu nzira, izo kontra nyine uba warasinyanye n'ikuzimu utigeze usinyuza, ibyo byose biraza bikagenda bikugeraho, bigatuma nyine dayimoni aba atuye muri wowe, kuko ni imiryango iba yarakingutse nyine akaba atuye muri wowe. Reka rero bene data turebe ngo noneho ni gute dushobora kubohoka tukikuramo izo dayimoni. Kubohoka ni deliverance mu by'ukuri. Kubohoka ni ukuvuga ngo nikuremo izo dayimoni ziri muri njyewe, izo dayimoni zituma nyine ntabasha kugira amahoro mu buzima busanzwe. Kuko ibyo byose mu by'ukuri nubwo ufite iyo dayimoni muri wowe, ariko ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ugasaba Yesu Kristo imbabazi, mu by'ukuri
Uwiteka arakubabarira pe nijoro buzaribona. Ariko nkuko nabivuze mu nkuru y'ubushize, amahoro urayabura mu buzima bwawe busanzwe hano ku isi, kubera ko Satani nyine ahora gutesha uwo mutwe. Nkuko nabivugaga, niba ufite ubwoba ukumva ukahora uhangayitse, ufite ubwoba ukaba ujya kuryama ukumva ntusinzire neza, ukumva nyine inzozi zawe urabyuka ukibaza icyo wakora, ukumva biragucanze. Ariko ntiba bivuze ko Uwiteka atakubabariye ibyaha, ariko wowe mu buzima busanzwe uhora wibaza icyo wakora nyine ukumva biri kugucanga. Ariko ikiba gikenewe ni iki mwene data? Nta kindi, ni ukwihana ibyaha by'ukuri, mu by'ukuri ukihana ibyaha byawe, icyaha cyose ukakihana. Kandi burya nkuko nigeze kubivuga mu yindi nkuru Uwiteka yari yamaye inzozi, nabivuga ngo ni inzozi kuko nabibonye mu nzozi, ndi kuvuga ngo dore uko yabivuze, mujye mwihana ibyaha byanya ko kamwanya, ni mu bisobanukirwe muhite mubyihana ko kamwanya bigikorwa. Ni byiza kwihana icyaha cyawe ukikikora kuruta uko uzarindira kukihana nyuma, kuko nyuma urakibagirwa. Ni byiza ngo wihane ibyaha byawe, wihane n'ibyaha by'aho ukomoka hose. Niba utabizi usabe Mwuka Wera kubikwereka. Ikindi hari ibintu, hari ayo madayimoni nyine adasohoka muri wowe atari uko wihannye gutyo gusa. Hari amadayimoni asohoka muri wowe ari uko byagusabye kwiyiriza ubusa. Ugire no kwiyiriza ubusa, ugire gusenga, wiyiriza ubusa imbere y'Imana. Kandi kwiyiriza ubusa ntabwo ari ukwiyima ibiryo gusa. Kwiyiriza ubusa bivugwa hano muri Bibiliya ni ukwiyiriza ubusa ariko ukaba imbere y'Imana ugasenga. Naho ubundi wiyirije ubusa ntusenge ni nko kwishonjesha, nk'uko umuntu waba ukeneye kunanuka, nk'umuntu mbese waba uri kuri regime runaka. Ubwo ibyo niko twabyita. Ariko kwiyiriza ubusa ugasenga nibyo bigira imbaraga zo kugira ngo za demoni zindi nazo zabayemo icyo gihe, cyangwa z'abantu z'ubwoko bwose ukomokaho byagiye biba mu miryango yanyu, ibyo nibyo bigira imbaraga bigakuraho icyo kintu. Ikindi nuko wemerera kuyoborwa na Mwuka Wera. Niba ushaka n'ukuri kubohoka, reka Mwuka Wera bari kuyobora. Usabe Mwuka Wera icyo utazi akikwereke. Ni wumva hari icyo akuyoboraho gikwiriye kizima, navuga wumva ko ari ikintu cyiza nyine gikwiriye gukorwa, umwumvire, umwubahe, mbese ukora icyo ashaka. Niba wenda tuvuge nk'abantu bakunda kwicura nijoro, hari ukuntu umuntu ugira gutyo ukabona uricuye nijoro, ntabwo ari uba wibyukije, n'Uwiteka uba ukubyukije wenda kugati senga. Nubona ko akubyukije we kuvuga ngo mfite ibitotsi, ahubwo mwumvire, kuko intambwe imwe uzatera azabona ko uri kwishaka kujya imbere ye, uri gushaka kubana nawe, uri gushaka kugira amahoro muri wowe, kandi akabona ko mu by'ukuri uri kumwumvira. Tera intambwe imwe, Uwiteka azatera 1000. Kuko mbese gusa nakubwira ngo ikindi ugomba kwanga no kwamagana ibikorwa bya Satani aho biva bikagera. Niba ubona rwose ari ikintu kibi, ntugafatanye n'abantu bakora ibintu bibi. Nawe ubwawe niba ubona ari ikintu kibi, niba wumva hari icyo Satani akongorera, uhita umubwira uti mva inyuma Satani, nkuko Yesu yabwiye Petero ati mva inyuma Satani. Urumva, niba wumva hari ijwi riri kuza ati kora iki kintu ukumva ni kibi, mva inyuma Satani. Wange ikibi n'igisa ntacyo, wange mbese icyo ari cyo cyose ubona kidakwiriye. Reka mbabwize ukuri bene data, njye hari igihe mbavuga ngo se nzajya mpora mbaho ubuhamya bwanjye. Ejo bundi najyanye umwana muri rendez-vous, ubwo mugejejeyo turi kuri reception, ngiye kubona mbona umumama wari ukiva aho ngaho, ako kamwanya inyuma ye hari undi mumama. Uwo mumama yibagirwa rinete ze zizuba, uwari umukurikiye direct ahita azifata. Kandi turi abantu benshi, nge ndabibona mu by'ukuri numva ndababaye, numva ndahangayitse, nkajya mvuga ndabigenza gute, ninzi mwambura ndabamusebeje nawe imbere y'abantu, kandi nawe yaraje gufata rendez-vous z'abana, nkavuga se nkora iki? Ariko uwo mama yarinze agenda izo rinete z'undi azijyanye, ariko narababaye ndahangayika ku buryo icyo kintu nagisaba Imana imbabazi. Ndavuga Mana umbabarire kuba nabashije kubona ko uwo muntu yibye rinete z'undi, ariko nkabasha kuba ntagize ubushobozi bwo kumwambura icyo kintu, ntabashije gukemura icyo kibazo mu by'ukuri. Kandi urumva sinjye wakoze icyo cyaha, sinjye wabigeze, ariko kuba nabibonye umutima ukankomanga, nkumva ngejeje aho kujya kwihana icyo kintu. Urumva, wange ikibi, wange ibikorwa bya Satani aho biva bikagera. Ariko ibyo byose ubishobozwa na Mwuka Wera utuye muri wowe, ubishobozwa n'Uwiteka utuye muri wowe, utaramugira no muri wowe. Nibaza yuko rwose ibyo bidashoboka, ariko hanashatse kuvuga ngo abana b'Imana. Ariko rero ubutaha bene data, ndashaka ngo nzababwire ku nkuru ivuga ngo ariko ubundi turi abana b'Imana cyangwa turi abafana. Ahana abantu bakwiye gutandukanya iki kintu, kuko niba uri umwana w'Imana ukaba ufite ibyo bintu byose, ukaba
ugira izo mpungenge, ukaba ugira ubwo bwoba, ukaba uhangayika, ukaba udakurikiza ijambo ry'Imana, ukaba utumvira Mwuka Wera, nge ndi kwibaza waba uri umwana w'Imana cyangwa waba uri umufana. Reka iyo nkuru aba ariyo nzabategurira ku munsi uzakurikiraho, ku yindi nkuru izakurikira iyi ngiyi. Ni ukuri mu by'ukuri tujye twisuzuma natwe twibaze mu by'ukuri kubera iki duhagaze gutyo. Ikindi rero nashaka kuvuga kugira ngo icyo kintu ni ukuri dayimoni zikurimo zibashe kukuvamo, nkuko nabivugaga, no gusenga ugasaba Mwuka Wera akakwereka n'ibyo wowe ubwawe utabasha kubona, kuko hari ibyagiye bikorwa wowe utabizi, hari ibyo nawe ubwawe uba warakoze ariko ukaba warabyibagiwe. Reka mbabwize ukuri, nigeze gusenga ndi kugira ngo mbohoke muri ibyo mbabwira bya deliverance. Nigeze gukora iyo nkuru, hari ibintu mba numva ntashaka gusubiramo kugira ngo ne kubatindira, ariko iyo nkuru narayivuze. Mu by'ukuri icyo gihe narasenze, nafashe iminsi 3 yo kwiyiriza ubusa, mba mu masengesho. Ku munsi wa gatatu n'uwa wa kabiri sinibuka neza, nijoro ndyamye ndarota, narose ngo mbona indege ya helicopter irimo indasagura, yewe datawe, amasasu irimo indasagura, nanjye nirukanka mpunga. Ngiye ko nambona abagabo babiri baraje, mbona umwe yambutse uruzi afata hakurya, undi nawe andi inyuma ahita ambwira ati simbukira mu mazi. Kandi mu buzima bwanjye njyewe sinzi ikintu cyo koga, urumva ngira n'ubwo bwo koga pe. Nuko ubwo uwo nguwo ahita nyambutsa, aranyirukankana, arambwira ati sotamo. Nyine ndasota, aza ari inyuma yanjye, arankurura anshyikiriza wa wundi wari uri hakurya y'uruzi. Uwo bahita bamfata, mpita mbona ngeze bahita bangeza mu gipangu kinini cyari cyiza, kandi mpita mbona kugeze muri icyo gipangu ya ndege nyine idafite ubushobozi bwo kugera aho hantu, idashobora kukwataka. Mpita numva ndishimye, numva ndabohotse, ntangira kubyina, nkajya nereka ya ndege ko nyine nta kindi kintu yankoraho. Yari hirya hakurya y'icyo gipangu, nkabona nta kintu yankoraho, numva ndishimye, numva ndaruhutse. Ubwo mpita mbona ya ndege irakase iragiye. Narabyutse mbibwiye abantu, barambwira tumva hari ikintu ukeneye wabohotse. Urumva mu by'ukuri Uwiteka yari yankoreye deliverance, ninjye wayikoreye ku giti cyane. Mu by'ukuri urumva rero ko iyo usenze ukagera kwiyiriza ubusa imbere y'Imana, ukaba uzi ikiri kukubwira ngo Mana, ukaba uzi icyo uri gusaba Imana ntabwo ihora kubona ko ufite ubushake kandi koko ubikeneye. Ikindi nshaka kuvuga ko n'ubwo nabisengeye nkakorerwa iyo deliverance, mu by'ukuri nanjye ubwanjye sinamenye ngo noneho ni igiki kigiye. Numvaga hari nkorewe deliverance yuzuye, ariko byatewe hari n'ibyo nasengeye, n'ibyo navuze, n'ibyo nagaragaje, mbese ibyo washakaga ko bikuvaho, ibyo uvuze nyine wowe ushaka ko bisohoka muri wowe, nibyo bigenda. Nubwo nyine nabisengeye gutyo, mu by'ukuri ngiye kuva na kera najyaga ngira ikintu cy'ubwoba, cyane cyane mu gihe cyo kuryama. Najya kuryama nkumva mfite ubwoba, nkumva iruhande rwanjye hari ikintu gishobora kuba gihari, nkumva iki, ariko nkumva namaze kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza, nkumva nyine nizeye Uwiteka. Ariko najya kuryama nkumva ntago nkumva ntago bishoboka, kubera ikibazo nagize, kuko njyewe natangiye guterwa n'amadayimoni ifite imyaka 9-10 gutyo, akajya araranigagura, akajya araravuga iruhande rwanjye nkayumva. Ubwo urumva rero kuba narabikuranye gutyo byatumye ngira ubwoba muri jyewe. Ariko nyuma maze no gukorerwa iyo deliverance, nkajya numva kubwa hari nabyo byagiye. Ariko nyuma nibwo naje gutekereza, nibuka ko mu byo nasengeye nsabira gukorerwa deliverance, icyo kintu ntago nigeze nkimanshoninga, ntago nigeze nkishyiraho ngo mvuge ngo umva ikintu cy'ubwoba mu gihe cyo kuryama n'iki. Ubwo rero nyuma maze kubibona ko icyo kintu cyansigayemo, nabwo nagiye ndabisengera, nsaba Imana, ndavuga ngo mva Mana, nshaka ko ubu iki kintu cy'ubwoba dayimono ndi mugomba gusohoka mu izina rya Yesu Kristo. Ndabisengera, mbwira Imana, ndavuga nti kandi nshaka kubibona bisohoka muri njyewe, nkabiruka bikagenda. Ndangije icyo gihe mbisengera, nijoro nararyamye ndota ngo mbona ndutse ibintu by'ibigabo bibiri byari bifite amaso y'imihondo. Ubwo n'amadayimoni narindutse, maze no kubiruka mbona ngo bibira aho ngaho, mpita mbyirukana, ndavuga mu izina rya Yesu Kristo genda sohoka. Nuko biba biragiye. Kuva uwo munsi nshuti bene data, sinongeye kuryama ngo numve mfite ubwoba. Ndaryama rwose nkumva niyo hagira ikintu gikoma ku ruhande, nkumva nta bwoba mfite ngo ndabyuka ngo ndebe n'igiki gikomye, kandi imbere ntago ari ibintu byashobokaga kuri njyewe. Urumva rero ko iyo uri mu Mana ukabuza icyo ushaka, ukabuza icyo uyibwira, ukabushaka uzi icyo ukeneye, nta kidakoreka. Kandi ikindi nshaka kuvuga ngo niba ushaka kubohoka mu by'ukuri, ikindi kintu ugomba kumenya ni ugukoresha izina ry'Uwiteka, ukamenya ko rifite ubutwari. Yesu Kristo ajya ku musaraba, apfa akazuka,
kuzuka kwe ni ubutwari, yaranesheje. Iyo twebwe turi abana b'Imana twarakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza, muri we tuba twaranesheje. Ntago tuba dusaba, ntago twinginga, nta nubwo turwana na Satani nk'abashaka kunesha. Turwana na Satani turi mu butsinzi, twaramaze gutsinda. Niyo mpamvu iyo wirukana Satani ntago umwirukana uhendahenda cyangwa ufite ubwoba. Niba ufite daimoni muri wowe, cyangwa wa muntu ugiye gusengera undi muntu uri mu daimoni ushaka kumukorera deliverance, cyangwa nawe ubwawe ushaka kwibohoza, mu by'ukuri wumva uboshywe n'ayo madaimoni, ugomba kuvuga ngo Satani sohoka mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, rifite ubushobozi. Ntago umwinginga ngo Mana ngo mfasha ngo zaso, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo njyewe ubwanjye mpagaze mu butwari bwa Yesu Kristo, kuko kandi ukaba uzi neza ko uhagazemo. Kuko niba ujijisha ukora ibindi byaha ugera gutya, ntago uhagaze mu butwari bwa Yesu Kristo, ntago ubanye n'Imana. Banza ubane n'Imana, Imana iture muri wowe, wumve koko ushikamye, wumve ko Yesu Kristo ari uri kugukoresha muri wowe. Noneho nujya kuko burya Yesu Kristo atuye muri wowe, niwe usigara akora, ntabwo ari wowe ukora. Nuvuga ngo uba warabaye usigara ari wowe, mbese uri aho gutyo, ariko ubundi ari Yesu Kristo uri mu mutima wawe. Icyo gihe rero urabizi icyo Yesu Kristo akora. Iyo icyo yavugaga cyose nyine yasuraga abapfuye, abarwayi barakiraga, ibirema bikagenda, abafite ubumuga bw'amaso bagahumuka. Icyo gihe urumva Yesu Kristo atuye muri wowe, nicyo atakora rero. Niyo mpamvu rero wowe iyo ugiye kwirukana Satani uri muri wowe, uhagarara muri bwa butwari, wizeye neza ko Yesu Kristo ari uri muri wowe, ukirukana Satani utamuhendahenda, ukavuga ngo sohoka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rifite ubutwari, rifite ubushobozi, ndagutegetse vaha, genda. Kandi aragenda kubera ko ufite Yesu Kristo muri wowe. Rero bene data, reka nkubwire ngo ambara intwaro z'umwuka wera. Ambara izo ntwaro, wumve ko wamaze kunesha, wumve ko uri mu butsinzi, kandi urinde umutima wawe, urinde umutima wawe, urinde ubuzima bwawe, urinde ibyawe byose, ubirindisha iki? Izo mbaraga z'Uwiteka. Kubera ko niwumva Satani akongorera ukamwirukana, ntago azigera kugeraho. Mbese ariko reka mbabwire bene data, reka turi mu isi mbi, isi y'umwijima, isi yuzuye ibibazo, yuzuye ibigeragezo. Satani nitwahiga iyo twamaze no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niyo mpamvu buri gihe uba ukwiye guhora wibohoza, ugatekereza ukavuga atari ku bundi ubu nta kintu narebye wenda nkashyiraho agakomenti, nta kintu wenda natekereze kidakwiye. Kuko akantu kose gato wakora mbese Satani akuriraho, daimoni zikakuriraho zikaza muri wowe, kandi ako gato niba kuriye hakaza muri wowe ukakareka kagakura. Ni nk'uko waba uhinze ikintu, kuko iyo ugiye kugira ikintu uhinga utera urubuto, ariko urubuto ntabwo ruhita rwera ako kamwanya, uravomerera ukavomerera. Rero iyo wibeshye ugafungura Satani gato ku kantu gato, arinjira, daimoni kinjira muri wowe, igatura muri wowe. Niyo hahandi izajya igenda gukoresha akantu gato, ariko ukazashiduka uri wa muntu nyine wuzuye noneho daimoni, nawe ugasigara wumva hari icyo uri kubura. Kandi mwene data, nujya wumva muri wowe ubuza amahoro, wumva utanezerewe, wumva hari icyo uri guhangayikamo, ujye ureba uri gukora iki. Ese uracyaba imbere y'Imana nk'uko bisanzwe, usoma ijambo ry'Imana nk'uko mbere wenda warisomaga? Ese uhimbaza Imana, ugirana ibihe n'Imana? Nukuri mujye mugira ibihe byo gusenga Imana, byibura nko mu kwezi. Nushaka niba uri gutangira uyu munsi, mu kwezi ujye ufata umunsi mwenda wiyiriza ubusa, wenda mu kundi kwezi gutaha uzafata ibiri yo mu kwezi wiyiriza ubusa. Mbese ujye uhora imbere y'Imana, kuko uko usubiye inyuma Satani nyine aboneraho yinjirira. Nshuti mwene data, reka ne kubatindira, nkubwire ngo ubutaha nizere ko mu by'ukuri iyi nkuru ubashije gusobanukirwa, ibashije kugira icyo yakumarira. Kandi ntimukareke mvuga njye nyine, ujye wandika muri comment nanjye umbwire wowe icyo ubitekerezaho, uko ubyumva, niba tubyumva kimwe, niba nawe ubwawe hari ubundi buryo wabyumvamo, nabwo wabimbwira. Uhawe ikaze hano nyine, ni mu nkuru z'Uwiteka, kandi Uwiteka adukunda twese, ntago nakwihererana ijambo ryanjye nyine. Reka rero nkubwire ngo tuzabane mu nkuru y'ubutaha. Nk'uko nabivuze, ubutaha nshaka ngo tuzaganire kugira ngo umwana wari wese w'Imana amenye ubundi uri umwana w'Imana mu by'ukuri, Imana muraziranye cyangwa uri umufana w'Imana. Nshuti mwene data, kora share y'iyi nkuru. Niba uzi ko hari undi muntu yagira umumaro, niba uzi ko hari undi muntu yagira ikimufasha, kora share kugira ngo n'ukuri nawe asobanukirwe, abashe kubohoka, abashe gutera intambwe. Kandi niba wumva wenda hari ibyo navuze bidasobanutse neza, wumva ushaka gusobanukirwa n'ibindi birushijeho, wumva twafatanya gusenga, ngereka mbabwire wenda data, ntihakagira umuntu umbwira ngo nsengera, ahubwo ujye umbwira ngo dufatanye gusenga. Ufite ubwo bushake nyine, wumva hari icyo ushaka ko ugeraho, ujye uvuga uti ngiye gufata umwanya wo gusenga, ariko wenda hari undi mwana w'Imana wamfasha gusenga, ubundi umbwire dufatanye gusenga. And then
reka ngusabe mwene data ukoreshe ya nkuko nabivugaga, kandi niba utarakora subscribe, kora subscribe tujye duhora tubana mu nkuru z'Uwiteka nk'izi ngizi, kuko nta kindi tubereyeho kuri iyi si no kugira ngo twungurane ibitekerezo tuzabashe twese kubona ubwami bw'ijuru. Reka nkomeze no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduha n'umugisha.